guhirwa murakoze cyane. Ni Clemence kuri plateau za Destination Ministry. Ndumva nishimye cyane kongera kubasuhuza no kubabwira ngo Imana ibaho umugisha mwese abadukurikirana, kandi n'ujya ubona bino bintu bigufashije ujye ubisangiza abandi. Uyu munsi mfite ijambo ryiza numva nshaka kuvuga cyane, ndarivuga kuba umwana mu mwuka. Kuba umwana mu mwuka ndumva ariko nshaka kuvugaho. Imana imaze iminsi bigisha ariko ngira ngo tubiganireho cyane. Umwana ni umugisha, abana ni umugisha. Abana turabazi twese, tujya tubona abantu bakiri bato. Hari abana uko Bibiliya bavuga ivuga ngo tugire umutima nk'uw'abana, ngo kuko umuntu ufite umutima nk'umwana azabona ubwami bw'ijuru. Murabona Bibiliya bivuga neza, ivuze umwana ivuga muri positive way, iravuga ngo mu buryo bwiza, iravuga ngo imitima yacu imere nk'iy'abana, ngo tube abana ku bintu bibi. Ni ukuvuga tube abantu bari umwana ameze gute, umwana ameze gute, ni ibiki byiza by'umwana tugomba kuba byo. Hanyuma ubundi turaza kuvuga no kuba umwana mu buryo bwo kwizera cyangwa kuba umwana mu mwuka. Bibiliya rivuga abana kenshi. Numvishe umunsi nshaka gukora insanganyamatsiko, kandi nawe ubitekerezaho cyane kugira ngo urebe ni hehe uzajya umera nk'umwana, kandi ni hehe ukeneye gukura ukava mu bwana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turahera ku bice byiza by'umwana. Abafite abana bato barabibona. Umwana avuga ukuri, umwana ntabwo abeshya, umwana ntabwo agira ubucakura. Akenshi niyo agerageje kubikora biragaragara mu maso ye. Umwana icyo bamubwiye aracyumva akacyemera, nubwo wenda cyamunanira ariko abakizi nk'uko bakimubwiye. Hanyuma Imana ikatubwira ngo imitima yacu imere nk'iy'abana. Hanyuma tugahabwa n'isezerano rikomeye rivuga ngo abantu bose bemera abemeye Yesu bose bakamwakira, ngo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko uri umuntu mukuru ufite imyaka myinshi, ariko nakwibutsa ko uri umwana w'Imana. Birashoboka ko wumva wenda uri imfubyi, udafite umubyeyi, udafite ukwitaho, ariko nakwibutsa ko uri umwana w'Imana. Njye nita Imana papa, nkavuga ngo Yesu papa. Nibyo koko, Imana ni data, Imana ni umubyeyi mwiza nagize kuva nkiri muto, kandi yambere umubyeyi mwiza, umubyeyi utagutererana. Ndetse iravuga ngo Imana ubwo yaravuga ngo nzarinda ngo imvi zawe z'uruyenzi niguhetse. Bivuze ngo imbere y'Imana duhora turi abana bayo. Imana ishimwe cyane. Reka rero tuba abana imbere y'Imana, kandi imbere y'Imana tugira umutima nk'uw'abana kugira ngo tuzabashe kugira ubwami, tuzabashe kuba mu bwami. Ndihuta rero mvuge aho ivuga noneho ku bana bo mu mwuka n'uburyo tugomba gukura tukava mu by'ubwana. Muri iri jambo rimwe numvishe twaganiraho, ijambo riri mu Befeso bice 4:14 uvuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ni we Kristo. Imana yifuza ko dukura mu mwuka. Gukura mu mwuka ni ukuvuga ngo kwa kundi nababwiye umwana ameze mu buryo bw'umwuka. Umwana aba akeneye gukura kugira ngo agere ku rwego akomera akaba umwana mukuru. Nk'uko udashobora kwifuza kubyara umwana ngo gume afite amezi 2, abandi bangana bakura. Ukabona umwana atinze kugenda, ukabona umwana atinze kuvuga, ukabona umwana atinze kwiga. Burya biragukerera, birakubabaza nk'umubyeyi. Iyo wamureze neza ukamugaburira, ukamutunga, ukamuha ikeneye byose, ukabura cyari muto. Ariko Imana ifite ababebe bamaze imyaka myinshi mu gakiza, bamaze imyaka myinshi bazi Imana, ariko bakiri ku rwego rw'uruhinja rukeneye kunywa amata. Ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo tugomba gushishikarira gukura, tukava mu by'ubwana, tukava muri comportement, mu myifatire y'abana. Abana bararegana, abana barebanaho, abana ntabwo bajya bagira icyizere cyinshi kuri bo, bahora bumva ko papa cyangwa ababyeyi aribo bari bakorera ibintu byose. Ariko hari urwego ugeraho mu mwuka, ugomba nawe ubwawe guhaguruka, ukaba ari wowe usenga, akaba ari wowe wirukana imyuka mibi, akaba ari wowe ufata ibyemezo mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo umwana akenshi abategereje ngo papa niwe uri gukora ibi, papa niwe uri gukora ibi, akagira responsibility nyinshi cyangwa se inshingano nyinshi adakora, kuko abategereje ko papa we aza kuzikora. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba gukura, ngo nicyo gituma tugomba gukomeza kuba abana duteraganwa n'imiraba. Burya umuntu iyo akiri umwana abantu bose baramutegeka. Niyo ari mu rugo ubona umukozi wo mu rugo ari uri kumutegeka ibyo agomba gukora. Ariko umwana yakuze ari mukuru niwe ubuzi ibyo uko bigomba kugenda kwa papa.
n'ubumenyi ko bigomba kujyana kwa papa. Gusa kugira ngo umwana akure bisaba iki? Ufashe umwana wawe wabyaye ukamugumisha mu rugo, ntumujyane mu ishuri, ntumunyuze ntumuhe imirimo yo gukora, yakomeza mu mutwe we nubwo yagaragara nk'uwakuze kujya ahagarara umutwe akomeza kuba umwana. Abana kugira ngo bakure tubajyana mu ishuri, tukabaha amashuri ndetse akomeye kugira ngo bige bamenye ubumenyi bakure. Mu buryo bw'umwuka nabwo niba ukiri uri umwana wo mu mwuka uba ugomba kwiga kugira ijambo ry'Imana, ugashaka abantu bakomeye bari imbere yawe babimenye mbere, ab'Imana yashyizeho nk'abigisha kugira ngo wige ukure. Ariko iyo uri umukristo utagira umwanya na muke wo kwiga ijambo ry'Imana no gushaka abigisha, ukomeza uba umwana, ukomeza uteraganwa n'imiraba. Abantu bose barazaga ibyo bavuga byose ukabyumva kuko uba utarigeze ugira ishuri na rimwe wigiramo. Ese wowe mu buryo bw'Imana wigiye muri ishuri? Ni ukuvuga ngo wigiye muri ishuri rituma uyu munsi wabasha gukura ntubigiteraganwa n'imirabo. Gusa ishuri badusaba kugenderamo ni ishuri bitwa ngo ry'ukuri, ukuri, la vérité, truth. Ukuri niko kuzatubatura. Niko Yesu yavuze ngo mubazamenye ukuri kandi ukuri kuzabatura. Ikibazo dufite nuko wize nabi cyangwa wize mu ishuri ritakukuri, amaherezo uratsindwa, amaherezo urakura ugasanga uracyafite ibitekerezo nk'iby'abana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ni ijambo rigufiya ariko nifuje ko mbasangiza kandi tuzanagenda tubigarukaho. Gusa niba wumva ufite ikibazo cyo gukura mu buryo bw'umwuka, ukumva buri gihe ugenda uteraganwa, ibyo wize uyu munsi n'ibyo wize ejo bigakomeza kukuvanya, utagira umwanya n'umwe wo guhaguruka ngo ukure. Umwana amenya kwisengera, umwana amenya ntabwo umwana umuntu mukuru amenya kwisengera, umuntu mukuru amenya kwiyuhagira, umuntu mukuru amenya kwiyitaho, umuntu mukuru amenya aho ajya guhahira, umuntu mukuru amenya kwitekera no kwigaburira. Ibyo nibyo biranga umwana, umuntu wakuze mu mwuka. Ntabwo ahora akeneye ko abantu bandi aribo baza kumwitaho, ahubwo abafashe igihe cyo kwita ku bandi. Imana ibafashe, Imana ibahe umugisha. Numvise ijambo twarisangira mu izina rya Yesu. Shalom.